umva nge nari nkibitinya nyine ntago nari nakamenya ngo ni iki kintu nkwiye kuba nakora. Mungaranezerwa hashizemo nk'iminsi nk'itatu urumva muri icyo cyumweru kimwe twamaranye hari amaze guca indi minsi nkingahe ariko amafaranga amaze kuyona iminsi 3 ishize anyandikira kuri WhatsApp arambaza biti ndamugana byiza arambaza se uri hehe uri gukora iki umeze ute ndamugana narwaye kandi mubeshya ndamugana nje narwaye rwose meze nabi nkeneye kujya kwa muganga arambaza ukeneye iki ndamugana nyine amafaranga kuko urumva nge tageti nkuko babimbwiye tageti yanjye harimo ntago kwari kuvuga ngo ngiye mu rukundo bya danje niyo nari kumukunda nakundaga ayo mafaranga nizo keya yamaga ariko hagati wa wundi tugiye kubana nasigaye muco amazi twavuganaga rimwe na rimwe ugasanga n'ijya amamagaye ndi kuvugana no ngo nkamwihorera kugira ngo atanyicira mudu nyine nsa nkaho nangiye kurarikira amafaranga kuruta urukundo. Cyo gihe sinzabyibagirwa yarambwiye ngo ngiye kunyoreza amadolari 50 ubundi ngende nje kwa muganga ndambwira nta kibazo agiye kohereza yohereza iryitano ndamubaza se kohereje menshi ngo ariko ngo urarwaye ukwiye kwishyura inzu ukwiye kugura ibyo kurya kandi ukitaho urumva ngewe nangiye guhabwa amafaranga arenze ubushobozi bwanjye nakeneye noneho uwitwa ngo tugiye gushyingiranwa ntago nyimuha umwanya ku buryo namwaka ayo mafaranga ahubwo nyine mba numva ko aruraho uzankura mu rugo nsinsebye umuryango ariko mfite undi boyfriend ku ruhande nimara kubana n'uwo akazajya gisafari nkuko nzajya mwisangira nyine twikorera ibyo dukora tunaganira. So nakundanye n'umujama dukundana cyane birarenga mu rugo baramumenya ni wao baramenya abashiki be basaza be n'inshuti ze ariko nyine tugakundana nyine dufite talent yo kubana ariko nanone gataho nkaba nifitiye akandi kadada nyine kagashuti kanjye twasangiraga twasohokanaga karagasize nyine navuga ko karagasize kubera ko ibintu byinshi kakoraga nyine ntabwo twahuzaga cyane ariko twarahuzaga kubera yarankize mu busazi bwe. Rimwe nza kuganira na boyfriend wanjye tuza kujya nyine mu rugo kwiyerekana kugira ngo tuzabashe gukora ubukwe ko urabizi umuntu ajya kwirega hari aho yabanje nyine guca kugira ngo ageraho hose iyo ari umuntu ugukunda murakomeza iyo muri abantu badakundana ntabwo mukomezanya. Rimwe nyine tujya mu rugo baramushima turirega turataha tugeze mu rugo bibumunyenga ariko akaba ari wa muntu nyine uhora mu kazi kenshi ahora ari bize cyane ahora nyine azenguruka intara azenguruka mu bihugu bigiye bitandukanye ariko mukunda cyane kandi nabankunda ariko nkaba nyine we yari yifitiyemo akabazo kiwe kutumva tu nyine nago wamubwiraga ikintu akakwereka ko yacyumvishe ejo wakimubaza akazamura umutwe nyine yari umuntu wumva nabi niko nabyita kuko abajama namwe bakobwa muri hano muri kundeba murabizi. Reka rimwe azajye mu kazi icyo gihe agombaga kumara y'amezi 4 yaragiye muri Sweden ariko urumva ubwo twe tukiri hagati na hagati ari nko mu kwa 4 mu kwa 5 gutyo duteganya nyine kuzabana nyine nko mu kwa 10 mu kwa 11 kuko icyo gihe twe turapanga itariki ariko duteganya kujya mu rukiko mu kwa 6. Jamu wanjye aragenda agezeyo tukajya tuganira tukavugana nyine yari umwana mwiza uko naramukundaga cyane nawe yarankundaga ariko twese tutaziranye kuko ari amabanga menshi twahishanyaga nako nababeshya. Yamaze y'ukwezi kwa mbere ntangira kumukumbura tukavugana video call kanyere kuko akazi kari kugenda ngamwereka uburyo meze mu rugo nta kintu nyima byose abikora ariko bakobwa banje ibyo mujama byose yadukorera ntago tuguma hamwe n'undi turakomeza tukajarajara kubera ko mu mezi ya mbere mumeranye neza ariko mu mezi yo hagati na ya nyuma akenshi ari usanga byajemo kidobya kubera situation nyine itaba iri kugenda neza. Icyo gihe kavuye Wanjye araza sindi umubwira izina kuko nyumvishe no yanyica kubera ko nyine nagasazi kanjye niko kambereye karacyari n'agakobwa ntago karashaka gusa nta nubwo arabyara araza nsanga mu rugo ngo Wanjye yaramaze mu kwezi n'igice agiye ndi mu rugo ngiye nyine mpana nako gasazi kanjye n'umukozi gusa nabyita ngo nimbeba nyine imbeba nk'abashyitsi bo mu rugo nyine twibanira buri munsi. Arazambwira ati rero sasa nadyumva mubwire wagabanyije ubugoryi ukareka kwiheba nkakwereka diro dupanga. Basista banje ntababeshye ntago nari nzi ngo diro ni iyihe ntago
numvaga ko ari ibintu nyine byadanje ko navugaga ngo mfite akazi nawe akaba afite akazi buriya arashaka nyine za diri dupanga dusohoke tujye Gisenyi nyine dutembere tujye nyine ahantu tujye kwishimisha ngiye nicyo kintu naritekerezaga cyane ndamuzaniye iyihe diri ushaka ko dukina arambwira ngo ni diri y'ibiceri tu ariko se mumbwiza ukuri ni mumbeshye cyane cyane ndi kwibariza abakobwa sindi kubaza abahungu bo ndaza kubagarukaho ari wowe umukobwa mugenzi wawe akakubwira ngo hari diri y'ibiceri watekereza iki ese watekereza akazi watekereza kujya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana cyangwa hari ikindi kintu watekereza gitandukanye no kuba ayo mafaranga uri buyakire gute kandi ubizi neza ko ufite akazi cyo gihe ntago nigeze bitekerezaho cyane naratuje nyine ndavuga okay ubwo ari diri y'amafaranga ntabirenze arambwira ati rero sasa Nadia njyewe ureba gutya nta kazi ngira nibwo bwa mbere yari amaye story ye y'ukuri ndamuzi se nta kazi ugira urasohoka wambara neza wishyura inzu urya uko bishaka uhura n'amafaranga sinzi gutumbya nta kazi ugira kandi buri every day every time ushobora kuguhamagara ukamereza amafaranga 500 cyangwa 700 uba wayakuye arambwira ati njye mfite business ya online nicyo kintu cya mbere nkeneye kumenya kugira ngo nawe umenye aho amafaranga nyakura turaganira nyine yaca bugufi yambwira byose yambwira uburyo yabitangiye uburyo yabigiyemo ntago ari kera ni hafi si hafi cyane yego nanone ariko nyine ayo matariki cyangwa se uwo mwaka ni hafi kuri njyewe umukobwa nyine yambwira uburyo abigenza ndabyumva ndanatuza namwese reka nkubaze uje kubimbwira kugira ngo nanjye mbijyemo cyangwa urashaka iki Nshuti yanjye yarambwiye icyo gihe ngo Keza wanjye kuko yakundaga kunyita Keza cyane kubera ko yakundaga kuvuga ngo ndi umwana mwiza ndi mwiza kuri we ndi keza kuri we ngo n'umugabo wanshatse ni mwiza nkuko yemeye kumfata kuko nanjye yasanze nyine ndakana keza nkambwiye ko ikunda kubinyita kandi izina ryanjye urizi arambwira ngo uko rero nshuti ngira kandi tugiye kubana muri uru rugendo ngiye gutangira nkarutangirana nawe ndamwe naribi uwo mukobwa ntago nari nzi ko ari umunyabwenge cyangwa ari injiji nyine namufataga gutyo nk'agasazi arambwira ati wengeye kukwereka prote tugiye gukora iri buguhereza amafaranga kandi amafaranga menshi ahagije ku buryo n'uriya mugabo wawe nagaruka muri ayo mezi 4 agiye kumara nubwo agiye gukubera umugabo azasanga hari icyo wigejejeho mugatangirana ku buryo nanagusuzugura nawe ubwawe uzabasha kubagira icyo wigezaho ndambwira nta kibazo sinibuka application yanshyiriye muri phone nimba ngo bayita ngo nitinda nimba ngo bayita ngo iki ako numva ari tinda arangije ambwiye ati application ngiye kwifungura nshyiremo email yawe nshyireho amazina ariko nyine atarayanjye bwite nagwigeze akoresha Nadia yaravuze ati reka dukoresha andi mazina ariko ya hafi buri muntu wese yakumva vuba ndambwira narebe arambwira ati genda ugure simcard nshyashya ku muhanda tagenda ngure simcard ya MTN ndayizana ndayimuhereza ayishyiramo arayapdatinga birarangira arambwira ati guhera uyu munsi ngiye kubigukorera nkohereze na password yabyo ariko uratangira nyine postinga wifotoza neza nta kibazo gihari nyine ku buryo urwo rubuga nkuhaye n'urujyo aba diaspora benshi bazakugana nyine bazumva yuko bazabona yuko cyabakumva yuko uri umuntu wahaye kandi urenze ndabaza nese kubizi ko nigeze niga amashuri menshi nagiye nshikiriza amashuri nzavugana iki n'umuntu uri hanze ngiye urambwira aba diaspora bavuga ibyongereza kandi nta cyongereza nzi bavuga France kandi ntayo nzi yewe abiringana sinzi ukuntu nyine nabigenza kugira mvugane nabarambwira ati ibyo naga ari ikibazo ati wowe ndabizi neza kuzabishobora ahubwo bijyemo neza uri tayari ndambwira nago ndi tayari taha nimara kubitekerezaho nzakubwira ndamuhamagana namwana ngwino mu rugo ndagushaka arazi turicara turaganira dutera story tumicyo twagombaga kunywa tumiza ku mandi kuri best pira cyo gihe sinzabyibagirwa turarya nyine numva nyine meze neza ubwo tumaze kurya nibwo namubwiye ni rero sasa Cherie wanjye wanzanye muri ibi bintu tujya ngo tubiganireho nzakona afata umwanzuro ariko ubu ndumva ndabyemeye noneho ubinyigishe neza kugira ngo
mbashe kuba nanjye nakibonera ku mafaranga, kubera ko n'ubundi wa mugani wawe ntabwo nategeza umugabo amezi 4 nimenya kuri buri kimwe, nubwo mfite akazi ntagira andi mafaranga ninjiza ku ruhande. Umwana w'umukobwa yambereye imfura icyo gihe sinzabyibagirwa, n'ubwa mbere nanone umugome kuri njyewe. Arangije ngira inama arambwiye ati rero Nadia wowe ikintu ugiye gukora urabona ko twabanje gushyiramo simukadi itazwi tugakoresha email itazwi, nawe se undi no kubera iki? Ambwa tugomba kubanza kujijinganya ukanza ukarya yawe, wamara kuyakuramo ukabona gushyira ifoto yawe ya nyayo cyangwa se amazina yawe ya nyayo. Ndambwa nareba. Arambwira ati se hari undi mukobwa inshuti yawe ufite? Ndambwira ndamufite pe, mwiza pe, ndanamuzi. Ati rero sasa tufite amafoto ye? Ndambwira ndayafite. Ati kuri profile ugiye gushyiraho ifoto y'umukobwa mwiza uteye neza ubona wizeye ku buryo umujama nyine ubona ko nyine yamukurura tu buri muntu wese. Ndambwira nari ibindi ndamufite. Foto mbanyitayo, sinyitaye ku rubuga. Bampostinze amafoto 2. Maze kuyapostinga, ikintu cya mbere nabanje kwakira message ya mbere niyo mujama wese unyandikira ngo hi, ndamusubiza ni hi. Ariko ku bw'amahirwe nsanga nyine azi Kinyarwanda gike, ari kubera ko yabaye mu Rwanda igihe gito yagasubira hanze. Icyo gihe ntabwo nzabyibagirwe, ntabwo yabaga mu Rwanda, yari yibereye nyine muri Dubai tu, sinzi ibyo yari yagiye gukora. Turavugana turaganiramo gakeya, arambwira ati se ko nkubonye nkumva ndakwishimiye ndagukunze bite? Ndambwira nta kibazo, nawe wambara ukama ifoto yawe. Guys, umusore mwe ninkubwira nyine ubwiza bw'umusore ntago nzi gukunda nisondeka. Ifoto yanyohereje iza kuba isa nyine nk'iy'umugabo wanjye koko, ntababeshya nabwitamo uwo mujama. Ewa umusore mwiza muremure w'ikikara ariko bitari cyane, nyine ukeye, w'amaso y'umweru, mu kanwa h'umukara, amenyo y'umwe, nyine ubona ko ari umusore ushinguye kandi ubona ko ari umusore wanushikamye mu rukundo mwagiyemo yaba ari romantique. Jama tutangira twandikirana, makagenda akamafoto nkayamuha, nkamuha ka good night, nkamubaza ko yaramutse, uko yiri wese, wariye. One day twe tumaranye nk'icyumweru twandikirana, nshaka kumuhamagara. Arambwira ati mbabarira ntukamamagare. Ndabise kubera iki? Ngo mba ndi busy cyane, ntago nkunda kwitaba telefone, ahubwo nkunda kwandikirana n'umuntu. Twandikirana, naza kuva mu kazi maze kuruhuka nagira mu rugo tukavugana audio call, kwera ko nabone video call ntago bari sawa. Ndabwira okay noneho nta kibazo tuzajya twerezanya voice. Mugabo wanjye yaragiye afata ikintu kimwe cyambabaje, ifoto. Ubwo urumva naye nangiye kumukunda, nangiye kwibagirwa undi kuko nawe yaratangiye kuza yiwe yambaye igituza, kuko yajyaga nyine amafoto yambaye imyenda. Uwo munsi yamfashe ifoto yambaye ituza, arayinyoherereza. Mwabakobwa gushiturwa n'ibi bintu biri hanze nta kintu bimaze habe na kimwe. Impamvu nta kintu bimaze, tureba umubiri ariko tureba umutima. Kumbi jama wanjye ibintu nyine we yashaka gukora ko ari nko kundarura kugira ngo ndaruke nyine nangire nivemo, nanjye mubwira amagambo mwiza, nanjye nifotore mwoherereze, nawe urabyumva. Cyo gihe amaze kubinyohereza, ikintu namukoreye ni kimwe. Nambwiye nishenje ntago nabikohereza rwose, mbabarira, ntago nkunda ibintu nyine bijya public, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ushaka kwemera ku mujama, nawe urabizi. Arambaza ngo niki kintu ushaka? Mpita nibuka ko dadanjye yambwiye ati mani we niba cyo kubaza ushaka ujye tubakubita ko ushaka umubare w'amafaranga. Nshuti zanjye ntago kituza cyohereza, ntago yigeze ifotora mu maso. Urumva nyine nakuri mfite fiance tugiye gukora ubukwe, ariko n'uwo atangiye kubinyinjizamo no arimo arama amafaranga, arimo arama care, arimo arama buri kimwe, nyine nkumva ewana is so sweet. Numvaga nyine ari ibintu bya danje birenze. Ndambwira ni Cherie kugira ngo nyikohereze urama amafaranga. Arambaza urashaka? Ndamubwira nti ndashaka $300. Icyo gihe ikintu cyantangaje, ntabwo yigeze ajijinganya ko yama. Yahise ambaza ndayaguha kugira ngo unyohereze mu gatuza hawe. Nk'umuntu wizi neza yuko mfite ubukwe, mfite fiance, ntabwo nari gufotora agatuza kanjye ngo nkashyire kuri izo mbuga, ejo atazagera n'utanga pass umugabo wanjye. Nyine ubwo twa tujye gushakana akabibona. Kandi n'uwo wundi nanjye kumwita umugabo wanjye kuko nyine atangiye kunyereka ko anyitayo. Urumva muri make nyine nari mfite abagabo 2 ariko bataziranye, ariko ngiye umwe afite nimero yanjye imwe n'undi afite undi nyine imwe.
urumva ntabwo bahuzaga nimero kugira ngo atazamvumbura. Amafaranga arayampa ndayabona, ndangije mcuka ka kadada k'agashumi kanjye nakabwira ni ngiye barimo baranyaka amabere, kandi yabizi ibintu by'amashusho media yanjye wapi ntabwo mbimenyereye. Noneho reka nshaka umuntu mfotora cyane nahuze ni mufotora dore ufite mu gatuza yagihagaze mbari kumwoherereza kuko ngiye amabere yanjye ntabwo yayishimira. Umukobwa arambwira ati nimba uzi kuri bumese nkani zanjye agatuza ndakakwereka ariko numfotore mu maso. Ndamufotora amafoto ndayohereza, umuhungu nyine arabikunda ukunda ukuntu nyine nifotoye ngo ngamwohereza kandi biri make ntabwo yari nge. Urumva nge nari nkibitinya nyine ntabwo nari nakamenya ngo ni iki kintu nkwiye kuba nakora. Mungara nezerwa hashizemo nk'iminsi nk'itatu, urumva muri icyo cyumweru kimwe twamaranye hari amaze guca indi minsi nk'ingahe, ariko amafaranga amaze kuyona iminsi 3 ishize anyandikira kuri WhatsApp arambaza biti, ndambwira ni byiza. Arambaza se uri hehe, uri gukora iki, umeze ute? Ndambwira ni narwaye kandi mubeshya. Ndambwira ni ngiye narwaye rwose meze nabi nkeneye kujya kwa muganga. Arambaza ukeneye iki? Ndambwira nyine amafaranga kuko urumva ngiye target nkuko babimbwiye target yanjye harimo ntago kwari kuvuga ngo ngiye mu rukundo bya danje, niyo nari kumukunda nakundaga ayo mafaranga nizo keya yamaga. Ariko hagati wa wundi tugiye kubana nasigaye muco amazi twavuganaga rimwe na rimwe ugasanga n'ijya amamagaye ndi kuvugana no ngo nkamwihorera kugira ngo atanyicira mudu, nyine nsa nkaho nangiye kurarikira amafaranga kuruta urukundo. Icyo gihe sinzabyibagirwa, yarambwiye ngo ngiye kunyoreza amadolari 50 ubundi ngende njye kwa muganga. Ndambwira nta kibazo, agiye kohereza yohereza 5. Ndamubaza se kohereje menshi ngo ariko ngo urarwaye ukwiye kwishyura inzu, ukwiye kugura ibyo kurya kandi ukitaho. Urumva ngewe nangiye guhabwa amafaranga arenze ubushobozi bwanjye nakeneye. Noneho uwitwa ngo tugiye gushyingiranwa ntago nyimuha umwanya ku buryo namwaka ayo mafaranga, ahubwo nyine mba numva ko aruraho uzankura mu rugo nta sinsebye umuryango, ariko mfite undi boyfriend ku ruhande nimara kubana n'uwo akazajya gisafari nkuko nzajya mwisangira nyine twikorera ibyo dukora tunaganira. Rimwe fiance wanjye arampamagara, nzabyibagirwa yampamagaye video call kuri WhatsApp ndi kumwe nako kanyira agasazi kanje. Arambaza biti, ndambwira ni byiza. Gwese ngo ni iki kigutera kuba umaze igihe utamvugisha? Ndambwira ni ngenda rwaye rwose mbabarira. Noneho nge nanyira agasazi ko twe tuzidiru twe turimo nyine twe twarapanze. Arambwira tumva ni ngi umurwaje ati twavuye kwa muganga ejo ati munyereke imiti. Yewe abanyabinyoma ntibabura ibyo babeshya, imiti yarayibonye pese mbabeshya. Fiance wanjye muzima ati rero ngiye gukoreza amafaranga wiyondore dore wananutse byahe. Amafaranga ndayafite ndi kuyahabwa buri munsi, uri muranyereza 50 nandi ari kohereza 200 ku mutima ariko sinabivuga. Cyo gihe anyereza amafaranga 80,000 niyo bamvunjiye ku madolari yarampaye 80,000 ndakugendera mbwira dada nambwira uyu munsi turajya people cyangwa naho tujya. Arambwira ati ibyo byoroshye ahubwo twagiye. Tugenda twigira mu ibara turasepera nyine urabyumva nk'abantu bafite ikofi kandi yagije ntabwo wagira ubwoba y'ukuri bwishyure. Turarya turanywa turacelebra boîte irakora nyine twumva yuko isi turimo nyine ariyo si yacu. Twatashye nko mu masaa 9 saa 10 za mu gitondo, turataha buri wese agiwe turaryama. Mu gitondo turabyuka nyine nk'ibisanzwe nkuko umuntu abyuka agakora amasuku agakora douche, yarangiza agafuta ka breakfast akajya aho ngaho nimba ari akajima akagakora cyangwa se nimba atagakunda akijya muri televiziyo cyangwa muri laptop. Ewana umukobwa arampamagara arambwira ati rero sasa Cherie arantu nshaka kumerekeza. Ndamwese urashaka ko ngwerekeza ye? Ambwira ati ewana ati umwe muri babandi banjye yaje yavuye hanze, ushobora kumfasha ukaza tukabonana tukanamureba basi byonyine? Ndambwira okay ndamaze nze nambaye gute? Ambwira ati wenda kwizeye wana atabwo bibaye byizaza wiyambariye ikijama kuko nibyo byawe ngaka ibintu byo kuzambaye nk'abadadu bishyire ku ruhande. Naroze neza nyine nkuko byari bisanzwe, urumva byari bimaze nko kuba mu masaa 8 z'amanywa niriwe mu rugo nakarabye, ariko kongera gukarabye gukura n'umuntu ni ingenzi. Ndagenda njya kumureba dada wanjye turaganira, ambwira ati uko wambaye nuko nanjye reka ngutema akamini kanjye ati tugenda naho hase tugiye guhurira ngo nago mbisi ndaza kukubwira. Icyo gihe sinzabyibagirwa
umukobwa hari akabari ka hano Kimihurura nimba bakita ngo Gukimama uri gutambika n'undi ugiye kwinjira usa nk'ujya Kimicanga sinibuka izina ryawe ukorera ruguru y'umuhanda umukobwa yambwiye ati none apanze guhurira nawe nkeneye yuko uza tukajyana tukabonana tugasangira ndamubwira ni ngende tayari turanywa iki ndamubwira ni urabizi neza ko nishoboreye nawe urakazi nta n'ibidanje nta n'ibirenze kobwa tuba turagiye urumva twaraye mu mayoga burakeye tuyiriwemo n'undi niho tugiye tunubutaha twasinze umukobwa twarahageze umuca mama amaga yamubonye agira ngo ni njye kumbi njye ibyo ndi kwikora byose nyiragasazi yananze mu gakino amafoto yanjye niyo yagiye yohereza bazi ngo ni njye turi kwandikirana urumva njye yarabindinze ngo nabikora kuko yarazi ko hari undi yayahaye mutipa kimbona aramobera byahatari aranyishimira aransuza biranshanga ndangije imbaza umukobwa ndamaza biti arambwira ati rega impamvu nohereje amafoto yawe ntago ari ayanjye noherezaga numva nyine nguye mu kantu nk'umuntu nyine utaruzi diru ziri kugenda ndamaze ku cyo yatumye nza nambaye gutyo arambwira ngo impamvu nuko amafoto yawe yose mfite wambaye igihungu kandi agufata nk'umujama ntago agufata nk'umudada nje kwirira komisiyo yanjye nigendere ntago nje kubavundira rwose ndavuga ni sasa rero umudada utangiye kuncuruza online ari mu kazi kose ko bigaragara nta mwana ntugende ntari bituraza kubiganira icaranga nsanga umutipe mwiza nyine ntago ndi bumuvuga izina wari wiviriye hanze sinzi igihugu yabagamo araza turanywa turarya turishima turasangira ndetse icyo gihe ndibuka neza ko tutanaraye mu rugo twaraye kwa Nyiragasazi kubera hangova nyinshi bukiye mu gitondo umuhungu arambwira ngo ngasubiye mu kazi ngazamvugisha ndamubwira nta kibazo aragenda adusigiye amafaranga yo gusigara twiyondora ko twe turi bihangova bya danje Ragasasa ati byuka gahambirwe ndabyuka ati twagiye tese tugiye he ati uyu munsi turanywa musteri gusa ndamubwira nari azizaniwe mu rugo turatangira turanywa turishima nyine urumva byari bimaze kugera kure ndamubwira ariko ibyo turi gukora byose ntago nandikira Cherie wanjye wa wundi ati nawe mwandikira mu gihe nyuma kumusuza hi ahita ambwira ati next week nshobora kuza ndamubaza next week ndamubwira okay nta kibazo ni karibu nuza uzambwira ariko ubwo nkaba mbizi ko ku Rwanda ari akantu kishemo urumva bamaze kuba babiri ariko ubwo mfite na fiance iwacu ntabyo bazi jama wanjye nyine nta muntu numwe muri rusange ubizi sibye nge na Nyiragasazi cyo gihe sinzabyibagirwa umugabo wanjye naye yaburaga igihe gito nyine yo kugira ngo atari ko we yagombaga kuza ariko wa gatatu uwo mujama kaza ariko wa gatandatu umugabo wanjye arampamagara arambwira ati Cherie ngiye kuza witegure niba ngombwa ngiye kubwira mushiki wanjye gusange mu rugo munyegurire munyekire nk'umugabo uvuye guhahira urugo kandi uteganya kubana nawe ndabwira nta kibazo araza aje turamwakira ariko uko tumwakira agatima ntago kari hano nahoraga ameze gutya Cherie uri mu biki Cherie ndaje gatano umuntu turi kuvugana Cherie nyine navuga nkamwereka ko nyine ntago mari Chamanjye ntiyabigira big deal aranicuriza ibyo birarangiye bigeze ku wa gatanu nimugoroba Cherie arampamagara arambwira ati rero fiance wanjye yabizi ko namaze kugera nkaho uri umugore wanjye tugomba kubana ejo ku wa gatandatu ndashaka ko tuba turi kumwe guhera mu gitondo kugeza nimugoroba nyine tugana nk'abantu batayirukanaga ukanambwira nyine uburyo ibintu byose bimeze ukambwira nyine urabyumva nawe kwanza uri mu Rwanda ambwira nta kibazo ubwo mu gihe nyuma no kuvugana nawe wa wundi nawe abaranyandikiye ati ku wa gatandatu ejo ndashaka ko tubona nimugoroba mu masaa 8 saa 9 numva bibaye ihurizo ndavuga se umwe azirirwa undi tuzararana se nabyo byaba ari ikibazo ndavuga ni hoya nta kibazo reka mwemerere ejo umwe tuzirirwa ni saa 8 nzamvuye hano ngiye kureba Nyiragasazi tujye kureba uwo wanjye noneho nibirangira nzata nimugoroba mu masaa 2 saa 3 ntariba ubwo ndakomeza niciringira nawe twivugira unyine ubusori bw'urukundo ubusori bw'ubuntu burenze mu gitondo ndavuga ndi buhure n'umunyamahanga kandi anzi nsa neza ntago ngomba kugenda nsa naba amafaranga ndetse ukoreye nyebuze nanye afite
ndangije mbwira fiance wanjye namubwira ni shu mfite kujya muri salo nyuma ya saa sita nko mu masasa w'umuganda urangiye sinzi nimba wamfasha nyine nkagenda nkajya muri salo ukama n'amafaranga. Arambwira ngo amafaranga yose nazanye hari ibyo nayakemuje ntayo mfite ngo kandi nsigaranye hari ibindi ari bukemure. Ndamubwira okay nta kibazo. Ntago nigeze mbitekerezaho umwanya kwera kurumva ni umuntu wari ufite akazi wari ufite business yari afite byinshi agomba gukemura. Banandikiye wa wundi ndambwira ni Cherie uri buze kandi mu mutwe ndasa nabi nago nigeze nkoresha makeup wamaye amafaranga nkajya muri salo. Arambwira nambwira mbise nkana arayam ndakugendeye njya muri salo nikoraho nk'umukobwa nyine muzima ugiye kubonana na boyfriend mushyashya inzara warasigaye sinakubwira umusatsi barawufunga koko dore ko icyo gihe nari mfite umusatsi ugaho mu mugongo dusika rugo mu mugongo. Ndangije ndagenda mbwira umusheri wanjye nyine tugiye kubona mbwira ni Cherie nimugora mfite gahunda ndi buze kujyamo ariko urashobora kuza kumerekeza cyangwa se ukaba uri hano mfitanye gahunda na wa mukobwa w'inshuti yanjye. Nyine mbimubwira gutyo niyerurutsa ngiye ndi kujya kwipangira imyenda ndi bwambare urukweto rwize ndi bugende nambaye mvuga ni ataza kunshishamo ijisho akano ko ndi umukobwa mu iherena ryanjye nyine ubona ko nahiye ariko nyine utamenya ibindi. Hashize nk'iminota nk'icumi na 15 haba haje umujama w'inshuti yiwe bakoranaga mu kazi cyane. Arambwira ati shana yinje nyine kubasura nari mbakumbuye dore umaze igihe udahari waraje ntiwanatubwira ngo tugusure nyine twajya tuje gukomeza. Nafunguye telefone bari kuganira nkigera muri phone nsangamo message zigera mu 9 zo kuri urwo rubuga. Ndebye nsanga nabarayikinze nabanyandikiye nabagize bate bari kunsaba kuba naganira nabo ama nimero ya WhatsApp. Ndavuga sasa rero ndabona ijuru ndi kujyamo riri gutera imbere ko rifite amafaranga ahubwo bungiye gukomerezaho mbanibese umusheri wanjye njya mu cyumba ndafunga ndabanza nandikirana n'abama voice note birarangira. Ndangije ngaruka muri salo byari baye nko mu masaa 8 n'igice kandi nagombaga saa 9 kuba nageze i Kanombe sinzi ku bantu bahashye abatuye neza munsi y'ikibuga cya gisirikare nyine mu kigo cya gisirikare hari bara nini ihari y'umupapa sinibuka izina rye niyo yari yambwiye turi buhurire. Ndambwira nta kibazo mbwira Cherie ndambwira ni Cherie rero ngiye kugenda nje kureba nyiragasazi wanjye turaza nyine kuza kuvugana birangiye ntashye nta kibazo. Hagati akaba nyine kubera ikizire twahanaga yari afite urufunguzo rwe nkagira urwanjye. Icyo gihe ndambwira ni Cherie ngiye kwitegura vuba vuba ngende dufitanye gahunda hari ibintu tugiye kureba kandi tunda bizuke bwacu buri hafi bigiye kwegereza tugomba no kujya kureba amakanzu meza nzambara urukweto rwiza. Ubwo ni muri strategy yo kujya mu kwepe utagira ngo hari ikindi cyatumaga mbimubwira ubukwe buzamuka 11 turacyari mu kwa 7 ngo ngiye kureba amakanzu ko nugushya kw'abakobwa mwe murabizi. Ndamubwira nyine numva aranyubishe ko nta kintu namubwiraga cyange mite wana nzinga vuba vuba ndambara bona niteye neza. Arambaza ko se umuntu ugiye kureba w'umukobwa wambaye gutyo vipi dore se shora nandi bujye mu mujyi nambaye nabi kandi ubibona yuko uri umugabo mwiza nanjye ngandi umugore mwiza ngomba kuguhesha mu mugabo atoke ati nta kibazo. Bandagurutse ese mfata akamoto nabwo nafasha ka taxi voiture jya kwa nyiragasazi mu history yose y'ukuntu ngiye kubonana na jama nyine n'ibiki arambwira ati mfa rero nkubwira inama ati ikintu cya mbere muri ako gashakoshi bitwaza ko kwirinda maze nako kwirinda kiki ati subwo wavona na bizo muhaye ndavuga ariko wasaze wowe nibyo nkubwiye ati genda umeze fresh wuzuye ku buryo ibiceri byawe bibonera rimwe. Nagiye muri pharmacy ndakagura ndakabika mukobwa ati nge ntabwo turi bujyane ahubwo uze kumamagara nubona byaciyemo nibwo ndufate moto cyangwa se imodoka ntaza. Ati sawa bandamwandikiye ntese ko nari nsoje mfate taxi voiture cyangwa mfate moto ariko akaba ntahari hari byarakiremo. Ambwira ati wowe fata taxi voiture kujyana aho nakubwiye genda ukora ikintu nyine wumva ushaka gukora waba ibyo kurya ibyo kunywa icyo ushaka waka icyo ndaje. Ndagenda nahageze mu masaa 10 ndicara nakakawayi ndanywa naka brushette numva nizo nyine numvaga nshaka brushette y'ifi ndayaka ariko
bambwiye ibiciro nk'umuntu nyine nawe urabizi ntabwo uri kurya ku ikofi yawe ndavuga na ibyo nta bidanje nibanzanire ndarya ndanywa akawayini ka mbere karashira bazana akakabiri baye nko mu masaha 12 n'igice ndamwandikira ndabaze se ko watinze ambwira ati mbabarira nyine iyo ndi naha hari abantu mba nyine kubanza kuvugana nabo mba mvuye muri business naniwe mba ngomba kugenda nyine mbacamo abashoramari bose nkabwira ko nageze nta kujya nibanyenera baze kumbona ndambwira noke sawa nta kibazo nshuti z'Imana bavandimwe twakoranye umwuga mubi n'umwiza abankurikiye n'abatarankurikiye nimushake mwige kubaho kandi mugire ukuri murimo yaraje hageze nko mu masaha 12 hafi saa moya ageze kuri gate arambaza nicaye ndambwira ni muri bingaro nyine mu 9 tu arambwira mu 9 ndambwira yego toka ati sawa nanjye ngeze kuri gate reka mparike imodoka ninjire nze murebe nk'umuntu wari usanzwe yari yahandangiye naravuze na aho nicaye naza arambona nigira muri telefone nkomeze gusoma utumessage twagiye twandikirana nkomeze kureba sinabyitaho yaraje ngiye kumva numva umuntu amagaze inyuma arimo arankomanga gusa we yari nyine yaratarambona mu maso ko nari nubitse umutwe kandi natiye umugongo bingaro nyine ku muryango arankomanze nyine ndahindukira ndamureba mu kumureba kubera urabizi bibaye mu masaha ya nijoro hari amatara yaka ari umuhondo cyangwa umutuku cyangwa ubururu cyangwa icyatsi cyangwa umweru bingaro twarimo yakaga umuhondo arabanza aranyitegereza nanjye numva birantunguye nyine tumva nyine sinzi ukuntu mbaye numva umutima umvuyemo numva umusatsi umvuyeho ndavuga ise bigenze bite nibwo nahagurutse negeze intebe inyuma gatoya ndahagarara ndamuhagarikira nyine mwereka ko namubonye ndamwitegereza arambaza ngo niho waje kureba inshuti yawe se ndambwira niho ya hari umuntu ntegereje ngo ni ndambwira inshuti yanjye ngo nanjye bamunanije kureba ngo ubwo nibise bingano ndambwira noke nyine mwereka ko nta bidanje ariko mbizi neza ko umutima umeze nabi nawe umeze nabi arongera afata telefone arahamagara ahamagaye fone yanjye irasona arebye izina ryanditse kuri namba yiwe kuri fone yanjye biramutungura nebyo ryo yanditse kuri fone yiwe ryanjye nanjye birantungura dutangiye sasa gusubiranamo nyine nk'abantu bazi ko bari mu mafuti ndamaze kuri kumamagara bite ati sawa wowe ni gute umpamagara tambwani kandi warasaze uri kumamagara duhagararanye ati we ati ntago bishoboka nyine atangira kwirakaza abazamuye ijosi ngo ntago nabyumva ngo nagare narinje namwana ahubwo banza tuze umbwire ari amafaranga wese wegeye wangiza nayo maze igihe nkusaba warayanye imyereka kuri mu kazi kenshi umbwira nshaka ko nguvugisha burya bira nibyo abagurimo urumva nyine nanjye umuntu mu makosa kandi yabize ubagore nagombaga kumurusha amayere kugira ngo ndebe ko yacururuka nanjye nkacururuka ahubwo arazamuka kundusha turashwana batangiye kumbwira ngo ngo na komandire yishuranga amafaranga ngiye sinagutakaje ngo ibiki ndamwe numva nkubwira ahubwo wowe no ufite ibibazo mu gitondo akwatsa amafaranga yo kujya muri sarura yanyima ndangije nkoresheje indirimiro urayama ese ukeka ko ndi ikigo gidambwanire kare kanjye nari mbizi nyine nanjye kwihagararaho ko kwari kumutestinga nyine ngo ndebe nimba nkunda kandi mu byukuri nishakiraga ikintu biti note ntababeshye umugabo birarangira turashwana ababonsa baraza abamanager baraza baraduhagarikira ati byagenze bite batujyana inyuma mu gikari fata telefone yanjye dore ngaka ndacyagafite agafone kanjye ndangije mbereka message zose kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo ry'ibintu aho bigeze baratubwira ati rero mwese nta muzima barimo mwese muri abanyamafuti sasa mwumve kata yanyu wa mukobwa we ugiye guceceka tuvuge ndabwa ni nta kibazo ati nawe wa mugabo ugiye guceceka tuvuga ati ntare manager ati sumbe 60 mukoresheje hano ati 60 avaye yajaye ati yakoresheje brushette zifu yakoresheje ama chips yanyweye ama wine uratubwira ko 60 bitagera mu gute nshuti yanjye nafunze umwuka mvuga ni nawe ufunga ndawufunga ndishire karava uko muturikije umutsi cyane aho nturikije mugabo mushyira ku ruhande nge nanjye banshyira ku ruhande buri wese mugira inama zizo batubwira uburyo tugomba kwikaruma tukabikemura n'uburyo tugomba gutandukana nta nushwanye n'undi nta nubimenye mujama yemera kwishyura arishyura ambwa ati tugende turagenda twicara mu modoka aragenda agisiga mu rugo arambwira ati ndaje gato reka mbanze parike imodoka naza kurakara nkita mu muhanda
sorry yayiparitse nafi sinakora yayiparitse aragaruka tuba tugiye mu nzu turakingwa wa babiri umukozi hanze ubwo nyiragasazi ntabyo namubwiye nacecetse tangira gushwana sasa atukanyishyura yanjye natanze wayo ndambwira nka kwishyura ujya kuyatanga ari ubuyobewe ibyo nkora ati nanjye nago ndambwira ahubwo wowe kambwira uburyo unci inyuma warangiza nanjye ubwanjye ukanestinga intambara umugabo wanjye yinyabije mu cyumba rimwe ngiye kubona amaraso y'amavarisi abiri arambwira tuzi n'ibindi uba mu nzu nishyura mu ntebe naguze televiziyo naguze ku buriri bwanjye ayo naguye nimba utaragize icyo wubakamo n'akazi kawe rimwe kabiri gatatu nkubure mu nzu wanjye hari ukuntu umuntu abikubwira ikintu ukajyana ibrage ariko nyuma ukaza gusanga ari icyasiriye inshuti zanjye narababaye ndagenda ajya mu rugo arandega turisobanura nyine biranga bifata ubusa ariko isomo rimwe nakuyemo burya nukunda umuntu ntuzakunda amafaranga ahubwo uzamukundira uko ari irindi somo nuko nimba ushaka amafaranga buhisha urukundo ushaka amafaranga nuyabona uzabone gushaka urukundo cyangwa ubanze urukundo uzashaka amafaranga nyuma kuko ntago bifatikanywa ntago bibaho nuko natandukanye na boyfriend wanjye nuko byarangiye amafaranga y'inkwano ntibanayamusubije yewe aherutse no gukora ubukwe ndanabutaha kuko ntago yambaniye nabi yari umwana mwiza ariko icyo nababwira cyo stories zo za life yanjye buri chapitre buri page na buri mutwe w'igitabo every day nzajya mbibagezaho.